ubutumwa mfite bugizwe n'ibice bibiri. Yego. Igice cya mbere ni icyishe Gogo. Igice cya kabiri umuhanuzi nawe tugiye kubura. Uyu muhanuzi nawe ntago azi guhakana. Ikindi cya kabiri uyu muhanuzi nawe afite umunaniro, urupfu rwamaze no kumwatakara rwumva, arimo arivuza. Ariko nyamukuru uyu munaniro ni ugiye kumwica. Nawe agiye gupfa. Yego. Ubwo undi muhanuzi arapfuye. We aragenda rwose. Uwa kabiri ni umuhanzi, nawe afite ikibazo cyo kunanirwa cyane. We arahakana. Arahakana ahantu akenshi abona ko nta musaruro. Yego. Ariko abona hari umusaruro aremera agapfa. Kandi ubuzima bwe bumusaba kuruha kumva ibi, ntiwumvira Imana. Nawe uyu mwaka rwose isi iragutahira ubukwe. Wa muhanuzi we ni byiza rwose uri gukora ukakira, ariko urasabwa kuruhuka. Wowe urupfu unari narwo muri kugendana. Icyo ubuzima bwawe buri kurekarama nicyo umariye isi. Kabiri nicyo umariye umuryango wawe. Gatatu nuko igihe cyawe cyo kugenda kitari cyagera. Niyo minsi usigaranye, naho ubundi urupfu nawe urabizi ko muri kugendana. Uwo muhanuzi rero nawe ari mu bataha, ariko yumviye Imana akagaruka mu murongo wo kwimenya no kwiyitaho, kuko uyu mubiri twarawuhawe nawe ngo tuwubahe. Rwose turamugumana, ariko we nawe ari mu bantu bagiye gutaha. Ndagatoya abo bahanze, umuhanzi n'uwo muhanuzi mu kugarukira Imana bo ubwabo keretse guhakana bakaryama bakaruhuka. Ariko umuhanuzi ndamuha amahirwe make. We bisa nkaho byarangiye. Byoroshye. Amahirwe muha nuko wenda ubutumwa yabwumva agatabarwa n'andi maboko. Akeneye amaboko. Sinjya numva abahanuzi ngo bijya bikomera Mose yabwiye Imana ati kandi uru rupfu rumusatiriye nta nubwo ari urupfu rwa muryamisha ngo agende nka kuriya kwa Gogo. Ni rwa rupfu rwanamutsinda no mu muhanda. Ni rwa rupfu, ntago uru rupfu tuteye ubwoba. Uru rupfu nta cyaruhagarika uretse Imana yo mu ijuru yonyine. Ntago waba nka Mose ugagarata ko mwica nyabona. Reba uko bigenza. Mu bindeba mu mirimo ngomba gukora uwo murimo ntawe urimo. Ubu nta nubwo turi bubasengere. Gogo. Ndangiye kubwira ngo tubasengere uwo muhanuzi n'uwo ndi imbere y'Imana yampamagaye. Urupfu tisi yari bupfe. Yego. Ngiye narupfuye 7. Wamugire mu kimba. Namugiriye mu kimba, none nge sinapfa ngo banashyingure. Kubera iki? Wapfuye ute? Mbabarira. Amasha wapfuye. Nasoje. Narije guhanura kuraho kamera nigende. Ko akanyibwira uburyo wapfuye mu mwanya wa tisi gatoya. Basigaranye urujije abadukurikiye. Byihorere. N'Imana kugira ngo intume aho ubutumwa buhuriye n'umuntu kuba ntacyo yakoze. Yego. Ahubwo umuntu wese abyakira uko nyine mbivuze. Gogo icyatumye Imana imutwara. Yego. Harimo ibice bibiri. Icyambere muragawa cyane kuruta bari kugawa. Kandi bibwira ko tutabaza. Ego. Rero Gogo mu byatumye ijuru rimutwara ryarebaga hanone he rikabona mu murima we yahinze ntari gusarura. Yego. Kandi ibihingwa bigize gute? Byareze. Hari ababisaruye. Uretse. Abona mfite amatsiko ngewe. Noneho ijuru rikareba ryo riturebera aho tutarora. Rikabona n'ahazaza he nuko bizakomeza. Azakomeza gutyo mpaka. Riramuruhura. Mwuka ari hahandi avuga ngo ruhuka imiruho n'imihati. Ikindi cya kabiri cyatumye ijuru rimutwara ritakagombye kumutwara twakabaye tukinamufite kuko amasezerano yari atarasohora. Yego. Nubwo atari yarigeza bivuga nta muntu n'umwe ubizi. Iryo ryari ibanga rye kuko ibyo bintu ntiyari yarigeza byakira. Yego. Gogo yari afite fiance. Oya. Yego yari amufite. Ari uwo fiance yagiye kumutangariza ko amukunda atabishyikira atabyumva. Bamwe bakumirwa no kuba bataramubona. Ukumva umuntu aravuze ngo ngewe binzabikora ngo namwikoreye mu biganza. Abandi bakumirwa no kuba yego
abaryohana nawe abakeneye ayo mafoto abakeneye ibiki yego mbere yuko abantu bavuga manager na bikemu Imana bo ntago bari bibona yego urumva ahubwo irabona abandi abo batabikoze abo bandi rero ibyo twe tubona bitandukanye n'iby'Imana ibona tuzajya gufatira ari gupfa bakamushyingura yego tukarira yari yagiye pe ngewe noneho sinapfuye ngo banshyingure upfu uhagaze napfuye mpagaze karindwi kubera we oh haleluya sinzi yacu n'umusaraba ibendera ryacu twebwe abakijijwe twemeye isoni zawo niwe gusa utuneshereza twemeye isoni z'uwo musaraba niwe utuneshereza amen Yesu mwifuje gukomeza kugira ibihe byiza kugubwa neza kugira amahoro y'Imana nta nyabangu iteka kwishimisha ibyishimo biruta imyaka wabarijwemo iteka gushumbusha iby'inzige zariye ni Bobo ndagukunda cyane ari n'umusaraba TV twese twahuje umurongo imbere yanyu rero nkuko mubibona murahabona umubyeyi mwiza cyane utaruherutse twari wazaho yagiye yarengeye ariko mu bintu muzi ko akorera kuri gahunda y'Imana yamubwiye ntabwo ajya apfa kugenda gutyo gusa natwe twatunguwe twumva ko noneho yaboneka ahari rero ni umugisha tugize uno mwanya reka tumwakire atangira atwibwa amasha uraho neza amahoro y'Imana hano hari uburiye urasa neza pe yego aha nabyo biba biri nyine mu by'Imana igomba gukora kuko dusa nabi kuko iba muri twe ikaba ari Imana ikera twigomba kuduha Mana ngena nakunda isuku ahubwo se ngo nta munyamwanda uzapfa kujya mu ijuru wakunda isuku nk'Imana baza ahantu yageze kwa Budodomo ibonye isuku ihari bayikoreye avuga ataha niho hanyaho nari nkeneye tureke no kuyikorera isuku urugo rubamo isuku ruba rurimo Imana urugo rurimo umwanda ruba rurimo abadayimoni urasa neza rero yego habwa icyubahiro n'ikimana yacu bikora amen ko nta birenze mbere yuko nkubaza andi makuru reka tubanze dusenge dushyire imbere y'Imana dutangira kino kiganiro Imana ituyobore yego karibu ninjye ugiye gusenga urakoze mwami Imana nyiringabo urakoze nyiribihimana urakoze kubw'uyu mwanya hari benshi batabonye umwanya nk'uyu hari benshi batisanze muri uyu mwanya habwa icyubahiro kuko ari wowe uturindira mu isi ubuzima bugakomeza bwo kubana nawe muri Kristo Yesu Kristo nushimwe kuko uri muri twebwe ugendana natwe ukabana natwe aka kanya rero tugashyize imbere yawe twese yaba nge nabo turi kumwe muri uyu mwanya data wa twese ducishijwe bugufi n'imbabazi zawe uhora utugirira ibihe byose icyo nkwisabiye nyemerera ubwami bwawe buganze kubw'izo mbabazi zawe icyo ushima kandi ushaka kiba ari cyo kiba icyo wowe wagambiriye cyangwa Uwiteka ubona gikwiriye kuba kubw'umurimo wawe ukwiriye kwaguka mu bwami bwawe aba ari cyo kiba ducishijwe bugufi nuko turi abantu turi abanyantege nkeya wowe nushyirwe hejuru Mana yacu kuko uri Imana ihambaye kandi ishoboye muri twe gukora ibikwiriye kandi byiza by'umumaro kuri twebwe ngaho nubane natwe muri ritangira kugeza ku musozo ni mu izina ryawe Kristo duseze twizeye amen amen amasha amakuru waruburiye amakuru ni meza ndahari ahubwo ubwo nyine muri iyi gahunda turimo
nyine niho nabuze, niho ntari impara, ariko ndahari. Yego, ntabwo dutinda rero. Mu minsi ishize tugize ibyago, navuga mu gihugu hose ndetse no ku isi hose, tubura umuntu nava ngo yari afite umumaro cyane mu mitima ya benshi, kuko ngewe ubwanjye ku giti cyanjye namurebwa nkumva nshize stress cyangwa nshize umubabaro, kuko yari afite amagambo, yari afite uburyo yitwara, yari afite uburyo yivugira, kumva ni umuti, bikemo navuga ngo ni muganga. Uwo bita Glorious cyangwa se amenyekanye nka Gogo ku ndirimbo Brood. Minsi yashize yitabye Imana, mu kumuherekeza twaramuherekeje ku wa mbere, ntungurwa nawe ndakubona. Kandi sijya nkunda kujya ahantu bari gushyingura. Nibwo bwa mbere nakubona, noneho bibaza sema amashanse yari inshuti na Gogo cyane. Ni iki cyaguteye cyane guherekeza umuvandimwe Gogo? Ngo abayoborwa n'umwuka nibo bana b'Imana. Yego. Gogo sinziranye nawe. Yego. Gogo niyo ndirimbo ngo yafashije abandi, kuri njyewe ntago navuga ngo wenda ngo nagiye kuyikurikirana no kuyumva, oya, wese buragira uko abaho. Yego. Ahubwo Gogo namumenye mutumweho. Gogo kwa kundi nyine Imana iguhuza n'abantu, hari abantu bari bamwumvishuje ko agomba kujya yitera make-up, agomba kujya akora umusatsi. Imana imuntumaho nibereye mu rugo, ntabwo nari ndi mu murimo w'Imana. Numva ijwi rirambwira ngo genda umburirire umwana umubwire ngo mu isi ni umugeni wanjye ngomba kurimbisha uko nshaka, ibyo bintu agiye gukora nabireke. Yego. Naragiye ndamuburira, ntiyigeze amenya umuburiye uwo ari we, kuko hari ukuntu njya mera tukaba twahura warunzi ntumenye. Yego. Bitewe nuko nambaye se cyangwa nuko nitwaye, bitewe n'ikitumye Imana inyambika uko nguko aho hantu. Ntago Gogo yigeze agira amatsiko bitewe n'agahe gato nari mfite, cyangwa se ngo ngewe numve shishikajwe no kumwibwira. Namuhaye ubutumwa ndigendera. Aho niho namubonye amaso ku maso. Maze kumuha ubutumwa, ndi mu rugendo nsubiye aho nari ndi mu rugo, kuko hari ubundi butumwa nari ntegereje kujyana ahantu ku bitaro. Yego. Nabajije Imana ngo uyu muntu ko numva umukunze cyane umwitayeho, numvaga ari kumwe n'Imana ku rundi rwego. Yego. Imana imumbwiraho ibintu biri ngombwa ko ntangariza isi, n'icyatumye imugira icyamamare, n'igitumye imudutwaye. Ndumirwa ndagenda, ariko sinigeze njya ngo kumukurikirana ngo ndamwumva cyane, oya. Nongeye kumva ijwi kuri Gogo. Yego. Amaze amasaha 6 apfuye. Ngira ngo no mwitangazamakuru byari bitarahagera. Yego. Nkurwa ahantu narindi, nzanwa kubw'ubutumwa bwa Gogo. Okay, mpita nigira muri gahunda zanjye, ndavuga nti kuvuga ubutumwa umuntu yapfuye nuko bataramushyingura n'ubushinyaguzi. Ubutumwa nzabutanga yamaze gushyingurwa. Icyo gihe bimaze kuba mwitangazamakuru, nta zindi telefone nakiraga, yewe n'abatari kivuga n'amatelefone ntazi. Gogo yishwe n'iki, Gogo yishwe n'iki. Ariko ntago ubutumwa nge nabuhawe kubera kubwabo bantu baje bambaza, nkuko nubundi abantu bajya batuma njya kubaza Imana ibyo bambajije. Oya, nabuhawe nta nurambaza no mwitangazamakuru bitarageramo. Amaze amasaha 6 amaze gupfa. Umwuka w'Imana ampa ubutumwa ari kurira. Yego, wenda nituraza kubugeraho kugira ngo ubutugezeho isi yose ibwumve. Twakubonye ku kire, ariko hari amagambo yagiye akurikizwa. Hari amagambo yagiye akurikizwa, tukimara kwita Imana twanye Pastor Claude avuga ngo Bishop ari wamutumiye ni umwishe. Tubona Bishop nawe kwirimbi yasubije Claude ati Claude wananiranye. Bira bintu wabyumvishe ute nk'umuhanuzi kandi uzi ki Imana iri kukubwira wowe? Narababaye kuko nari mfite amakuru, ariko nyine ku isi umuntu wese yemerewe gukora ibyo ashaka. Umuntu wese akavuga ibyo ashaka, umuntu wese agakora ibyo ashaka, kandi nta n'uwamutera amabuye. Bariya naba batwiyeretse n'inyuma ya kamera abantu bakora ibyo bashaka, bavuga ibyo bashaka. Kuri njyewe nta birenze kuko amakuru nari nyafite. Yego. Habaye mu kindi kintu bavuze, ese koko nkawe wari ubibereye kuri tere ufite icyo Imana yakubwiye, ngo ntago mu muco nyarwanda iyo basoje gushyingura barakaraba, ngo ntago mwigeze mukaraba? Njyewe ndi mu rugendo njya kushyingura Gogo, nta gahunda nari mfite yo kumushyingura. Ntago nari mfite gahunda yo kujyayo, kuko hari ukuntu umwuka w'Imana yakunze kujya ambuza kujya mu biriyo by'abantu bapfuye. Yego.
ndabyibuka Pastor Theogene apfa kubera urukundo namukundaga yego niyumvishemo kujya muri gahunda z'ishyingurwa yego mwuka w'Imana arambuza kandi mukunda yego hari n'undi muntu wapfuye nakundaga cyane numva ashishikajwe no kujya gushyingura yego nabwo numva ijwi rirambujije ngo ntujyeyo okay kubera ibyo bintu byagiye bimbaho iyo abantu bapfuye ntago nshishikazwa no kujya gushyingura nta biba bindimo nyine byamvuye atari uko uwo muntu mwanze atari uko nanjye iyo gahunda ntagomba kuyibonekamo rero nubwo ubutumwa nari mbufite ntago nigeze nshishikazwa no kuvuga ngo ndajya gushyingura gogo ahubwo naravuze ntireka nikorere gahunda zanjye nimara kumva ko bamushyinguye yego nzajya gutanga ubutumwa n'ibyavugwaga ku itangazamakuru n'ibiki ntago nari mbyitayeho kubyumva kuko ntago njya nkunda cyane kujya gukurikirana ibintu biri kubera ku mbuga nkoranyambaga ubwo rero nari nibereye mu cyumba nigire muri gahunda zanjye kwa kundi dusengera ibyo tugiye kujyamo ntungurwa no kubona amavide wanje imbere ntungurwa no kumva mbwiwe kujya gutabara biriri jasi hakuye umuntu ntanasanzwe mpabwa n'amakuru y'ubihagarariye noneho ntungurwa nuko nuhagarariye ibyo bintu ari umuntu duhurira mu iyobokamana nisanzura okay muhamagara igitaraganya kugira ngo numve ko bihura n'ubutumwa bwanjye kuko mana asanga birahura ubwo rero nahise mpereza ubutumwa bo ngomba kubuhereza bamwe ndanababura hari abantu nabuze numvaga bagombaga kuba ku kiriyoki ariko abo nabashije kubona nukuri ndashimira Imana ko bambereye imfura bahise bajyayo turagenda turatabara nisangayo rero ndi mu nzira ngenda niho numvishe urabizi ibintu by'imyambarire muri uru rugendo yego ngiye kubikubazaho amakondisiyo numvishe kwambara nyine ziriya ga z'umweru duherukana uri mu mwambaro w'umutuku nibwo duherukana ku bw'igihe cya tisi reka tunashima Imana ko ibyo wahanuye byasohoye bamwitayeho tisi yabaho barakoze nibwo duherukana mbere yaho wari wabanje uwo mwambaro wambaye wa gisirikare nari ngiye kubaza nabonye wambaye ga ku kiriyo ese mama Chance nawe ari mu bantu bateruye umubiri isanduku cyangwa ikiriba kirimo umubiri wawe wa gogo kuki wategetswe kwambara ga nago nateruye mu buryo bugaragarira amaso y'abantu ariko mu isi y'ibitagaragara yego naramuteruye mukura muri morgue naramuteruye mugeza mu irimbi naramuteruye rwose yego nagombaga rero kwambaraga mu mwuka wari umuteruye cyane rwose buriya abantu bashobora kwibaza ibintu byabo bwabo iminsi y'umwuka haberamo ibintu bamwe na bamwe cyane tutajya tubona keretse nawe uri mu mwuka iyo ubihuje no mu mubiri biragucanga yego hano rero tuje noneho ugarutse mu mwambaro w'umukara mu ishati ya gisirikare kandi nanone mu gitambaro cy'umukara nyine nk'uko nkubwira ngo bisanzwe bizwi ko uniforme yawe biba biriho kondisiyo noneho bisobanuye iki kuri uniforme yawe uyu mwanya turi kumwe iyi shati iravuga urugamba ninjiyemo kubw'ubutumwa kandi urugamba narutangiye ntihabwa ubutumwa ngiye ningize urugamba ndiho ntawe nabibwira ndetse na nyuma y'ubu butumwa nyine nje ku rugamba umusirikare wese yagiye ku rugamba yambara umwambaro wa gisirikare buriya abafite amaso yo kureba ku bwatisiye nambara uriya mutuku n'umwambaro wa gisirikare urugamba rwo ntago rwabaye rwihishwa hari n'ababibonye rero iyi shati nikivuga uyu mukara hasi no hejuru abona ko no hasi nyine naho ni umukara naho ni umukara ntago twerekana hose ariko yambaye ikanzu y'umukara n'inkweto z'umukara ntago hasi ngombwa impamvu nambaye umukara hose yego uku kwirabura isi turi mu bwirabure kuko twabuze umuntu twari tugikeneye yego ndetse no mu ijuru yego bamutwaye nabo bitakwiriye ko bamutwara ko yaragikeneye gukoreshwa ku isi mu ijuru bari bakimukeneye nk'umukozi ugomba gukora ku isi nabo ntago banejejwe nuko bamutwaye ndetse no mu isi natwe ntitwishimye n'ijuru ntago rinezerewe nuko ryamutwaye kandi niryo ryamutwaye biri kuteritane turaza kumenya impamvu yabyo ni parite ebyiri igice kimwe kuba baramutwaye yego
mwisi tuvuge ngo ye nk'uko mwuka yabivuze aruhutse imiruho n'imihati biri no mu ngingo yatumye bamutwara ariko ijuru ntirijya rinezezwa no kugutwara utarangije misiyo y'ikikuzanye ni kuri twese niyo bagutwaye ntago bishima mu ijuru bishimira kuba bagutwara misiyo y'icyatumye bakuzana ku isi kirangije ijuru ntago none ubwo gogo bivuze ngo apfuye atarangije misiyo y'Imana yamuzanye n'amasezerano ye amwe muri uyu murimo yakoraga atarasohora. Ni iki giteye Imana kumucyura atasoza iki Imana yamuzanye? Biri mu butumwa. Igice cya kabiri isi nayo ntinezerewe. Yego. Niyo mpamvu nambaye kwirabura. Ngiye kuguha umwanya rero tudatinze kutangaza ubutumwa bukubiye muri ibyo bice bibiri uhereye ku mpamvu ijuru ritishimye no mwisi tukaba tutishimye kandi ijuru rivuga ngo nta muntu icyuri atarangije icyo yahamagariwe ariko akagugwa kabatashye muri misiyo Imana yamuzaniye ku isi itarangiye kubera iki? Ubutumwa mfite bugizwe n'ibice bibiri. Yego. Igice cya mbere ni ikishe gogo. Igice cya kabiri ni icyatumye gogo Imana imutwara. Yego. Ariko nyamukuru ndavuga kano kantu. Yego. Akamaro ubundi k'ubuhanuzi ni ukutwungura, kuduhugura no kuduhumuriza. Umuntu wese akuremo icyo Imana yagambiriye ko akuramo. Abakuramo ihumure mu ryakire mu izina rya Yesu wantumye. Abakuramo inyungu kandi nabwo barusheho kunguka mu izina rya Yesu. N'abakuramo nabanje ihumure n'abakuramo guhugurwa nabo bahugurwe mu izina rya Yesu. Ariko ubu buhanuzi bugizwe n'ibice bibiri. Ndahera ku gice cya mbere cy'ikishe gogo. Yego. Gogo abantu bakunze kumbaza kuri telefone ngo yishwe n'iki nkababwira nti ntabwo igihe cyo gutangaza ubutumwa cyari cyagera ariko ndakeka atari ngiye mwuka w'Imana yagendereye njyenyine. Hari uwambajije numva avuze kuri icyo kintu ndamubwira nti ese wahishuriwe ngo hoya ngo nanjye numvishe binzamo gutyo ngo narinje kukubaza ngo numve ko duhuza nta nubwo yiyizi nk'umuhanuzi nta nubwo azi nk'umuhanuzi ariko hari n'abagiye babinomaho kuko abantu benshi Imana yabahihaye ihishurirwa ry'ubwenge. Gogo rero ikintu cyamwishe yishwe n'umunaniro w'ubwonko. Mu bwonko bwe yararushye cyane. None umunaniro w'ubwonko byarenze mu bwonko biragenda bifatana na bimwe mu bice bigize umuntu w'imbere. Umwijima we warunaniwe, ibihaha bye byari binaniwe, impyiko ze zari zinaniwe. Mu yandi magambo umuntu w'imbere yari yarangije kwangirika. Gogo rero yishwe n'umunaniro. Gogo ni umunaniro? Yego. Bivuze ngo yarakoreshejwe cyane? Hari umutsi we wo mu bwonko wari wamaze gutanga sinyare y'uko ubuzima bwe bwarangiye. Uretse Imana yarengeye uriya mupasiteri, Gogo yari no kugwa mu giterane. Ariko kubw'Imana irengera abantu bayo ikomeza imuhagararaho arangiza umurimo wamujyanye i Bugande. Ndatanga ubutumwa buherekeza icyo gice cya mbere. Yego. Uyu mupasiteri n'abari kunyumva yitwa Bishop Anastase. Uyu mupasiteri twahuriye ku irimbi. Yego. Ndamuhobera cyane numva nuzuye izindi mbaraga. Ahari hose anyumve. Yego. Imana iramukunda. Twese iradukunda. Ariko yumve urukundo akunzwe n'Imana sinzi ko naruvuga. Gogo aba yaraguye mu giterane bikamubana bibi cyane kuko urupfu rwamwatatse akiri mu Rwanda. Nawe yabyiyumvagamo ndetse no kuririmba biramunanira. Nge muri video nuko nabibonaga. Kuririmba biranga. Gogo urupfu yarwiyumvagamo ariko ahabwa izindi mbaraga z'ubuzima kugira ngo Imana irengere Bishop. Icyatumye Imana rero ihagarara kuri Bishop yagombaga kuba umwe mu cyambu kimwambutsa iyi nyanja yo mu isi kugira iyi nyanja y'urupfu ava muri iyi si. Rero Bishop aho uri hose nifatikanyije nawe n'abagukunda guhereza Imana icyubahiro Imana yaguhagazeho. Yego ubundi yagombaga kugwa mu giterane. Bishop Anastase Nyirimeta aho ari ashime Imana kuko ku muntu kugwa mu maso ikintu gikomeye. Byari kuba bibi cyane. Byari kuba bibi isi yari kumwubamaho. Isi yari kumwubamaho kuko niwe wari umufite mu biganza. Yego.
rero gogo nk'uko mbitangaje ko yishwe n'umunaniro w'ubwonko, umutsi ari we watanze, uwo mutsi wo mu bwonko ari we watanze sinyare y'urupfu rwe mu bihaha ngo nk'uko abaganga babitangaje simbizi, ariko niyo bapima n'umwijima n'impyiko byose bari gusanga ubuzima bwarangiye. Aho hose iyo bapima bari kubona ko nabyo bibaye bimwe mu bimwishe, Gogo yishwe n'umunaniro. Ikindi ntangariza isi, nta Gogo yishwe nuko i Bugande bamunanije, ahubwo Gogo mu buzima bwe bwa buri munsi yananirwaga cyane, yakoraga ubutaruhuka, yakoraga mbega uyu mubiri we ntago waruhukaga. Noneho muri uko kutaruhuka rero, Imana mu muteguro wayo bitewe nuko yabonaga ibyo Gogo yagombaga kubona mu mirimo ye atabibonye, ihita ibona ko ubukwe bwe nta handi bugomba gutangarizwa se cyangwa nta handi bugomba kumenyekanira uretse i Bugande. Ruriya rugendo rw'i Bugande rero ruri mu bintu byemejwe na marayika mpuruza, yego, kugira ngo agende, nibura apfe hari ikimana isigiye abasenganye nawe baza amasezerano ye, nibura hari icyo twabonye mu by'Imana yamuvuzeho. Ariko ubundi urupfu rwamufashe akiri mu Rwanda. Urupfu rwamufashe akiri mu Rwanda, kuki Imana yemeye ko imurekura? Aho niho naringeze. Yego. Ku gice cya kabiri cyatumye Imana yemera kugenda, abantu benshi barananirwa ikabasanga ikababurira, abantu benshi barananirwa bakihutira kujya kwa muganga bagafashwa bagatabarwa, abantu benshi barananirwa rwose bakagera ku mwamba wo gupfa, Yesu akabatabara kuko ababona ko bagifite icyo bagomba gukora ku isi, kandi Gogo nawe yari agifite icyo agomba gukora ku isi. Munyihanganire itangazamakuru n'abakunzi ba Gogo, abantu bamubaye hafi. Mbere y'uko mvuga buno butumwa, ndabanza nshimire manager wiwe, nanamushimiye kwirimbi cyane, ndanamuhobera. Kabiri ndashimira Bikemu. Gatatu ndashimira umunyamakuru watumye amenyekana. Umunyamakuru n'amagingo n'ubu ntitwari twabonana, nawe ndamushimira, nta nubwo abizi ko ari we watumye Gogo amenyekana. Yitwa nde? Ntago biri ngombwa ko muvuga. Uramuhishe? Ndamuhishe. Uwo munyamakuru ndamushimira, nzanahura nawe mushimire. Yego, nkongera nkashimira Bikemu, ko Bikemu niwe mfura ya bose. Nkongera nkashimira manager. Barakoze kuko batumye Gogo tumumenya. Batumye Gogo n'abatari buzamenye bamumenya. Ariko nkasohoza ubutumwa mvuga ngo mwese ndabiseguraho, ntaho ubutumwa buhuriye n'umuntu kuba ntacyo yakoze. Ahubwo umuntu wese abyakira uko nyine mbivuze. Gogo icyatumye Imana imutwara, harimo ibice bibiri. Icya mbere, ntiyabonaga ibikwiriye ibyo yakoze. Imana yo mu ijuru ntiyabonye ntiyigeze ibona yakira ibikwiriye ibyo yagombaga kwakira. Mbese ibyo yagombaga kwakira yaranusurwaga. Nta muntu mvuze, ntago tuvuze umuntu nawe. Ashobora kuba kuko kwakira kwa Gogo ntago biri kuri manager nkuko wenda byavugwa ko ari manager. Nta nubwo biri kuri Bikemu wabaye inzira yo kugira ngo tumumenye. Nta nubwo biri kuri uyu munyamakuru wabaye inzira yo kwamamara kundi guhanura. Ahubwo kutakira kwa Gogo bikubiye muri rusange no kubamumenye. Harimo abari hanze, harimo abari mu gihugu. Rero ntangaje ubutumwa mbwira abantu ngo murekure uwitwa manager. Manager nabe nawe yaragerageje. Manager huri, turagushimiye. Bikemu waragerageje, waravunitse pe, nabe nawe. Harya abo batazwi bagombaga kuba umusaruro wa Gogo, muragawa cyane kuruta bari kugawa. Kandi bibwira ko tutabaza. Rero Gogo mu byatumye ijuru rimutwara, ryarebaga hanone he rikabona mu murima we yahinze ntari gusarura.
yego kandi ibihingwa bigize gute byareze byareze. hari ababisaruye uretse abona mfite amatsiko ngewe noneho ijuru rikareba ryo riturebera aho tutarora rikabona n'ahazaza he nuko bizakomeza azakomeza gutyo mpaka riramuruhura. Mwuka ari hahandi avuga ngo ye ruhuka imiruho n'imihati. Ikindi cya kabiri cyatumye ijuru rimutwara ritakagombye kumutwara twakabaye tukinamufite kuko amasezerano yari atarasohora nubwo atari yarigeze abivuga nta muntu n'umwe ubizi. Iryo ryari ibanga rye kuko ibyo bintu ntiyari yarigeze abyakira. Gogo yari afite fiyanse. Yego yari amufite. Ari uwo fiyanse yagiye kumutangariza ko amukunda atabishyikira atabyumva. Yaba na Gogo yabibwiye nawe ntiyabishyikiraga ntiyabyumva. Bose bamera nk'ababaye kinya babigira ibanga. Iryo sezerano rye yararipfanye. Isezerano ryo kumutambagiza amahanga abadiaspora bari bakeneye kumubona abazungu bari buzamubone bakareba uwo muntu Imana yiyubahishirijeho bene ako kageni byari ritarasohora. Ya migisha iva mu gukorera Imana yari itaramugeraho. Imana rero cyatumye imutwara ibyo byose bitamugezeho. Gogo yari wa muntu ubwe utabasha kwifatira umwanzuro ngo yange. Yego ubwe ntago yarashoboye kwifatira umwanzuro ngo yange. Kandi umukozi w'Imana wese biba bigomba ko iki kintu akigira kikaba kimurimo. Rero ikintu bita kwanga ntacyo yagira cyangwa guhakana ntacyo yari afite. Icyo rero nicyo gitumye agenda amasezerano ye adasohoye. Azize kudahakana ryonyine ijambo kudahakana. Akaba apfuye atarongowe adahuye n'andi mahanga. Adahuye n'abazungu. Adahuye n'abazungu. N'umuzungu wamusubiyemo iriya ndirimbo ye. Ni ukuvuga ngo hari abanyamahanga n'abanyarwanda Imana yasanze bagombaga kuba umusaruro w'imirima ye. Bamwe bakumirwa no kuba bataramubona. Ukumva umuntu aravuze ngo ngewe binzabikora ngo namwikoreye mu biganza. Abandi bakumirwa no kuba yego batararyohana nawe abakeneye ayo mafoto abakeneye ibiki. Mbere y'uko abantu bavuga manager na bikemu Imana bo ntago bari bibona. Urumva ahubwo irabona abandi abo batabikoze abo bandi. Rero ibyo twe tubona bitandukanye n'iby'Imana ibona. Ubutumwa bwanjye rero bwarubwo noneho bukaba busozerezwa n'umuvandimwe Imana yahaye Gogo. Uyu muvandimwe Imana yahaye Gogo njye numvaga ari umuvandimwe bavukana mu nda kuko nta buhamya bwa Gogo nzi nta n'amateka ye nzi. Ariko ubu muri kino gitondo sohoreyemo buno butumwa nibwo mbashije kwakira no kumenya itandukaniro ry'ubutumwa bw'uyu muvandimwe no gusobanukirwa iby'uyu muvandimwe. Gogo rero asize umuvandimwe. Uyu muvandimwe wiwe arahari. Imana yamumuhaye nk'umuvandimwe ntagazwi nawe nibanga ntagazwi ariko umuvandimwe wa Gogo arahari. Uyu muvandimwe wa Gogo naba maso aya masezerano Gogo agiye adasohoye agomba gusohora. Ushaka kumbaza ikibazo ukambaza uti Imana yivuze ibintu irabisohoza kuki mutwaye itabisohoje. Uyu muvandimwe we batavukana kwa mama na papa. Imana yagize umuvandimwe we kandi nawe abyiyumvamo ko ari umuvandimwe we. Na Gogo yapfuye azi ko ari umuvandimwe we. Uyu muvandimwe niwe aya masezerano azakomerezaho naba maso akemerera Imana nk'uko Gogo nawe yemereye Imana. Nawe nibanga se ntago igihe cyo kumutangaza cyari cyagera kuko haracyari bimeze nk'inzitane kugira ngo ntambuke mugereho kubera yego. Ntago bikwinjizamo cyane nirindi y'umuntu yatumwe n'Imana ndamwemera ka ikintu ushimira Imana kuri kamera mu ishyingurwa rya Gogo. Abantu nasabye Imana guhura nabo nahuye nabo.
umuvandimwe twarahuye turanaganira, uwo muvandimwe yewe nanamusezerera ubona wadashaka ko dutandukana kuko wabonaga ashaka kumbwira ibintu byinshi ariko nkumva nambwira araba mvangiye, ndetse nanamusezera nasize ababaye ati koko kubera iki uyu muntu numvaga namubwira ariko akaba nyimye umwanya. Ndakeka ko n'ubu butumwa nabyumva, yego nabyiyumvishemo ndabikeka ariko ndi kubyumva cyane, arahita byumva, arahita byiyumvamo, shaho nyandikira umbwire ko ari wowe wamfura. Rero ukimara kumva ubutumwa muvandimwe wa Gogo, umbabare rwose si umwanya nakwimye, nabonaga ubutumwa bwanjye uri bubuvangire. Rero ubutumwa nari mfite gutambutsa kuri Gogo nubwo ngubwo nta bundi, ariko nkasoza ngira abantu inama igira iti ubu butumwa buje Imana ishaka kuburira twese muri rusange, ariko bukaba inyungu cyane ku bantu babiri nabo ngiye guhanurira. Byiza ni byiza kubaha amakuru, ariko si byiza kuba twababura. Ubu butumwa burareba umuhanuzi nawe tugiye kubura. Uyu muhanuzi nawe ntago azi guhakana. Ikindi cya kabiri, uyu muhanuzi nawe afite umunaniro, urupfu rwamaze no kumwatakara rwumva, arimo arivuza, ariko nyamukuru uyu munaniro niwe ugiye kumwica, nawe agiye gupfa. Yego, ubwo undi muhanuzi arapfuye, we aragenda rwose. Uwa kabiri ni umuhanzi, nawe afite ikibazo cyo kunanirwa cyane, we arahakana, ahantu akenshi abona ko nta musaruro, ariko abona hari umusaruro aremera agapfa, kandi ubuzima bwe bumusaba kuruha kumva ibi, ntiwumvire Imana. Nawe uyu mwaka rwose isi iragutahira ubukwe. Wa muhanuzi we ni byiza rwose uri gukora ukakira, ariko urasabwa kuruhuka. Wowe urupfu unari narwo muri kugendana, icyo ubuzima bwawe buri kurekarama nicyo umariye isi, kabiri nicyo umariye umuryango wawe, gatatu nuko igihe cyawe cyo kugenda kitari cyagera, niyo minsi usigaranye, naho ubundi urupfu nawe urabizi ko muri kugendana. Uwo muhanuzi rero nawe ari mu bataha, ariko yumviye Imana akagaruka mu murongo wo kwimenya no kwiyitaho, kuko uyu mubiri twarawuhawe nawe ngo tuwubahe rwose turamugumana, ariko we nawe ari mu bantu bagiye gutaha. Rero Imana ibidufashemo abantu ntitubahombe, kuko nabo turacyabakeneye ku isi, ni abantu b'umumaro. Mbese aba bose bagiye gutaha bagiye kuzira kimwe nk'icyagogo. Ni byagogo, kutimenya, kudahakana no kutaruhuka. Umunaniro ugiye kwica uyu muhanuzi n'uyu muhanzi, si ibyaha. Yego, si uko utumvira Imana. Ibyaha ari ukwicwa n'ibyaha, abantu twese twashira, kuko isi boshwe n'icyaha, ibyaha bimaze abantu. Ariko ari igihe ivuga ati ndararambiwe kuruhanya n'umwana w'umuntu, ikaba wenda kuyicyurira kugira ngo ukomeze. Reka nkubwire, buriya iki kintu nanze kukivugaho. Icyaha cy'ubusambanyi, yego, icyaha cy'ubusinzi. Impamvu wenda numvaga ntakakivuzeho, byaravuzwe biranigishwa cyane, si ubwa mbere tugiye kubyumva, si n'ubwa kabiri, ariko ubwicanyi n'ubusambanyi biri mu bintu bituma umuntu agenda byihuse. Rero uyu muhanuzi cyangwa uyu muhanzi, mumbabarire, ntago nigeze mvuga ko bagiye kujyanwa n'ibyaha, ahubwo ingingo nyamukuru mbega amagare agiye kuza kubatwara nayo ngayo, n'umunaniro no kudahakana. Mama sha, nyuma ya kukubaza ibindi naba ndengera, oya narangije. Cyetse ufite ikindi wongeraho? Nta na kimwe. Nta kintu. Okay, wenda gatoya, abo bahanzi, umuhanzi n'uwo muhanuzi mu kugarukira Imana bo ubwabo, keretse guhakana bakaryama bakaruhuka. Ariko umuhanuzi ndamuha amahirwe make, we bisa nkaho byarangiye, byoroshye. Amahirwe muha nuko wenda ubutumwa yabwumva agatabarwa n'andi maboko, akeneye amaboko. Sinjya numva abahanuzi ngo bijya bikomera Mose yabwiye Imana ati, kandi uru rupfu rumusatiriye nta nubwo ari urupfu rwa muryamisha ngo agende nka kuriya kwa Gogo, ni rwa rupfu rwanamutsinda no mu muhanda, ni rwa rupfu. Ntago uru rupfu ruteye ubwoba, uru rupfu nta cyaruhagarika uretse Imana yo mu ijuru yonyine.
ntago waba nka Mose ugahagara atakujya umwica nyabona reba uko bigenza. mu bindeba mu mirimo ngomba gukora uwo murimo ntawe urimo. Ubu nta nubwo turi bubasengere. Gogo Ndangiye kukubwira ngo tubasengere uwo muhanuzi n'uwo muhanzi. Reka nkubwire, Imana itambwiye ngo uriya muntu utabara muri ubu buryo sinshobora. Njyewe nagize impuhwe n'urukundo bikabije, bingiraho ingaruka zo kubyara amadebire n'abana bapfa buri kanya. Kandi mu isi abo ngirira neza aribo bahindukira bakaza kuba abagambanyi banjye. Mu myanzuro nafashe, njyewe ntago nzongera gukorera abantu, nzakorera Imana. Ubwo nta muntu nikubwanga arapfuye uzamureka. Ego ko twabuze abantu ko byarangiye birakariyemo mu mashaka. Twabuze abantu, twabuze intwari, twabuze intwarane. Abantu bagiye bapfa tubareba, ufite icyo wakora nyine yego Imana ikaguha stop. Rero shingiye kuri icyo by'uburyo byagiye bingiraho ingaruka, urupfu rukamurekura ukajya kumva rugufatiye umwana. Kandi we yamara gukira akaza gushinyagura naha kuri kamera. Ngira ngo warabyiboneye byambayeho. Uzi kuza kurokora umuntu yamara kurokoka yego rwa rupfu rukaba ari we rufata. Rega gupfa si ugupfa umuntu ngo bamushyingure. Ndi imbere y'Imana yampamagaye, urupfu tisi yari bupfe. Ngiye narupfuye 7. Wamugire mu kimbo? Namugiriye mu kimbo, none nge sinapfa ngo banashyingure, ahubwo mpfa mpagaze. Kubera iki wapfuye ute? Mbabarira Amasha wapfuye nasoje, narinje guhanura kuraho kamera nigende. Ko akanyibwira uburyo wapfuye mu mwanya wa tisi gatoya, basigaranye urujije abadukurikiye. Byihorere n'Imana kugira ngo intume, ntago nzajya mpfa kuhita mvuga, nzajya mbanza nyibaza ibibazo, bibanza isubiza ibibazo 7 nzajya mbanza kuyibaza. Naguhitiramo shene. Wakuyeho kamera uranshaka he? Urashaka iki kicyanzanye na gisoje? Ngo twibwire uburyo yagiye mu mwanya wa tisi. Uzabitubwira basi butaha basi. Yo bobo. Tisi tuzajya gufatira. Yari gupfa bakamushyingura. Yego. Tukarira. Yari yagiye pe. Ngewe noneho sinapfuye ngo banshyingure. Upfu hagaze. Napfuye mpagaze 7. Kubera we.